Mu marira menshi ku myaka 32 arifuza kuva mu buraya yinjiyemo nyuma y'ubuzima mama we yararimo bwo guhora kubitwa na papa we. Baho nigurira ikariso njya gutangira akazi ko mu rugo. Muri ako kazi ko mu rugo bunaniye papa ariko mama nikize yambara ubusa. Nkabamagaza hano ikintu kimbabaza cyane nuko kugeza amaginga ya hana kimufite. Ubwo buzima majije gupfa naje kujya mu buraya, uburaya mbobamo ndabyara, maje kubyara mbyara umwana wa mbere mburimo, mbyara umwana wa kabiri mburimo badahuje se. Nyuma yaho Imana iza kungira neza nza kuvanamo umugabo, uwo mugabo aramfata njyana iwabo. Twabyaranye abana babiri, umuhungu n'umukobwa, twamaranye imyaka 7. Muri iyo myaka 7 yaje gupfa, umuryango urandya, umuryango umaje kundya. Kuba mu buraya byamusigiye gikomeye cyane ndetse yanduriyemo na Sida. Mu buraya arambiwe. Sikuvuga ngo none muri iki gihe cya corona ngo hariho umugabo waguhonga n'amafaranga arenze 5,000 ntawo wabona. Ni bwa buzima umuntu arimo agahinda bakubitwa nabwo ukabikora amarira ari yayandi. Nkaba numva ubuzima bw'uburaya buri kugenda bundambira. Nkaba numva ubuzima bugeze aho bunanira kuko hari igihe umugera mu myaka 30 n'ingahe ari bwo buzima ubamo, ari bwo buzima ukora, ukumva nawe ugeze aho ukumva ugezeho nawe wiyanze. Nkorera ubuvugizi ubu buzima mbe nabuvamo uko buragoranye cyane. Hari ubwo abagabo banga kubishyura ndetse bakanakubitwa. Iryari wamenye ko urwaye Sida? 2016. Nyuma ubwo ntabwo hari uwo mujya muryamanira aho ngaho? Ubwo nese Kristi kuma muryamanye ubizi ko wanduye ukaryamanira. Uba wabimubwiye ariko hari igihe umubwira akabyanga. Mujya muryamana n'abayirwaye se nabo mugahura mujya muhura? Ubwo wenda nawe yabyanze hari igihe wenda nawe afite icyo kibazo. Haryo ubwo ngubwo nta gihe ujya uryamana n'umugabo akakwambura akakwisubira akanagukubita ahubwo. Ayiwe abaguhoye iki se mana? Ubufasha bwawe ni ingenzi. Umva ikiganiro cyose udasimbutse n'umunota n'umwe. Bahaye ikaze none bakunze wa Desum 2024. Nje muri kumwe ni Gloria Ingabire. Hanyuma nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu gafite ubuhamya bukomeye kandi bubabaje, akaba yifuje kubusangiza abanyarwanda ngo bagire icyo bamufasha, ko ashobozwa kose bamufasha kugira ngo nangere aseke yongera gubwe neza. Ndakwakire, amazina yawe na yahe? Zamukunda Christine. Christine ufite imyaka ingahe? Imyaka 32. Ufite imyaka 32. Nkuko nari nabikomojeho nigeze kuvuga ko ufite ubuhamya bukomeye kandi bubabaje kandi ari cyo wifuza ku banyarwanda ko bagufasha. Hanyuma ndakwakiriye uratubwira ubundi uri muntu ki wowe Christine? Ubuhamya bwanjye twagirutse iwacu turi abakene. Muri ubwo bukene bwanjye data na mama, data yari umusinzi akubita mama, ahora ku nkoni n'indakubiswe ni mama, adusabiririza mu baturage tukabaho gutyo muri ubwo buzima. Ubwo buzima rero naje kububyirikiramo, maje kububyirikiramo mbaho ndi umukobwa. Mu bukobwa bwanjye nabyishimo nigize ngira kwiteka n'abahungu nabayeho mbenga ko nababazwaga n'ubuzima bwa mama. Ihangane komera, ihangane. Muri ubwo buzima bwanjye ninjye wamuguriraga igitenge. Baho nigurira ikariso njya gutangira akazi ko mu rugo. Muri ako kazi ko mu rugo bunaniye papa ariko mama nikize yambara ubusa.
nkabamagaza hano ikintu kimbabaza cyane nuko kugeza amagingo aya hana kimufite. Ubwo buzima majije gupfa naje kujya mu buraya, maje kujya mu buraya, uburaya mbobamo ndabyara, maje kubyara mbyara umwana wa mbere mburimo, mbyara umwana wa kabiri mburimo badahuje se. Nyuma yaho Imana iza kungira neza, nza kuvanamo umugabo, uwo mugabo aramfata njyana iwabo, twabyaranye abana babiri, umuhungu n'umukobwa, twamaranye imyaka 7. Muri iyo myaka 7 yaje gupfa, umuryango urandya, umuryango umaje kundya, banyirukana n'abana babiri. None ubu kugeza amagingo umuhungu nahabyaye mukuru akabita imyaka 12, umutoya akabita imyaka 9 w'umukobwa. Ubundi ho ari njye batunze, nkaba mba mu nzu y'inkodeshanyo, kandi akaba ari umwuga w'uburaya mbayemo. Ubuzima bwaje gukomeza mbaho gutyo nyine kugezana n'iyi saha nyiburimo. Simvuga ngo navuyemo ari ibyishimo, nabwo sindabuvamo, nabwo kugeza amagingo nkaba mfite igikomere ku mutima nazigira nibagirwa, n'abana banjye batazigira bibagirwa. None rero kubwanjye nkaba numva ubuzima bw'uburaya buri kugenda bundambira, nkaba numva ubuzima bugeze aho bunanira, kuko hari igihe umugera mu myaka 30 n'ingahe ari bwo buzima ubamo, ari bwo buzima ukora, ukumva nawe ugezeho, ukumva ugezeho nawe wiyanze. None nkaba ku cyifuzo cyane kubw'umwihariko, nkaba numva inkunga nabasaba ariyo kundwanaho nkava muri ubu buzima, kuko ntago nishimye. Ndashima Imana yuko Imana imfasha, simbe nta gikomere mfite ku maso, simbe nta muntu nkubita, simbe nta muntu niba, ibyo byo mbishimira Imana. Ariko abana banjye bakaba bariho. Inikayi nyahanini nyigurirwa n'abaturage, kogosheshwa abana nyabwo nkagurirwa n'abaturage. Sukuvuga ngo none muri iki gihe cya corona ngo hariho umugabo waguhonga n'amafaranga arenze 5,000 ntawo wabona. Ni bwa buzima umuntu arimo, agahinda bakubitwa nabwo ukabikora amarira ari yayandi. None rero nkaba nsaba uyu mukoranabushake nashakishije, nkaba naragiye kumureba, ankorera ubuvugizi, ubu buzima mbe nabuvamo, uko buragoranye cyane. Christine, komera ihangane. Ubusanzwe ufite abana bangahe? Bari bane, imfura yarapfuye irangije ikizamini cya leta. Ubu nsigaranye abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 3. Hanyuma mama yitabye Imana ryari mu buhe mwaka ni ubyibuka? 2011 mu kwezi kwa 2. Ubwo ngubwo wari warabyaye harya? Nabo bana 3 nari mbafite. Wari bafite? Uwa mbere amubyariye mu buraya? Amubyariye mu buraya. Abo babiri bande? Abo babiri nababyariye mu buraya ndi mu rugo, nta amajoro, nta nasinze, nta nagize gute, mama akabamfasha. Abo bandi rero 2 mama asize amaje kuhanshingira, ariko mpabyaye uwo ngo myaka 12. Uwa kane rero namubyaye 2013 ubu akamana ni kumubarira mu myaka 9. Ubwo niwe bucura bwanjye kuri njyewe. Christine, ubu ngo ufite imyaka ingahe harya? 32? Mfite 32. Ni ryari afashe umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye mu buraya? Umwanzuro namaje kuwufata amaje gutandukana n'umugabo wanjye, amaje gupfa, umuryango amaje kundya, kuko nabonye nta buzima, nta kintu aho ngarukiye mu rugo. Data arandya, data amaje kundya, nibwo natangiye gufata ubuzima bwo gutangira gukodesha,
mba muri ubwo buzima nyine nuko. none ubu Christine abayeho gute? Ubu Christine abayeho gute? Ubu nyine mbayeho muri ubu buzima, murabona na corona nayo ko imeze. Ubwo nyine nukuguruka nyine gutyo muri ubwo buzima nyine, nabona icyo gihumba abana bakarya. Ubwo nyirinzu nawe twatera hejuru nkamwe ihangane wenda nzayabona gutyo ariko ubuzima umuntu arimo ntago ari bwiza cyane. Ubu ngubu se nk'uryamanye n'umugabo guhangaye nagakurengereza 2 muri iyi corona. Nagakurengereza 2. Hanyuma Claudine, hari indwara ubana nayo idakira? Hari indwara ubana nayo idakira? Kereka malaria ariko ikindi kibazo nyine ubwandu bwa Sida. Nta kibazo. Ubwandu bwa Sida nyine. Bana n'agakoko gatera Sida. Ni ryari wamenye ko urwaye Sida? Ni ryari wamenye ko urwaye Sida? 2016. Ntabwo biba byoroshye kuko ubusanzwe n'ukuri umuntu abana n'ibintu byinshi, ariko kwakira kugiye kubana n'indwara utazapfukiza n'ikintu gikomeye cyane. Gusa mu byose bibaho kugira ngo nyine tubitwigishe kandi tubane nabyo. Hanyuma Christine, wafashe umwanzuro kujya kwipimisha ryari? Niki cyaguteye kujya kwipimisha ubundi? Niki cyaguteye kujya kwipimisha? Ibimenyetso wabonaga ku mubiri wawe, wumvaga impinduka, iki cyabiguteye? Ni impinduka umuntu yabonaga mu buzima. Nk'izihe wabonye? Nko kurwaragurika. Fata mikoro neza gutya. Nko kurwaragurika, ntumenye ko urwaye, ntumenye ko ugize gute. Ubwo nyine biba ngombwa ko umuntu agomba kwifatira umwanzuro akajya kureba uko yaba ahagaze. Kuko ntabwo wakora ubwo buzima utajya kureba uko uhagaze. Waje gutera intambwe? Naje gutera intambwe njyayo, barabimbwira nyine, ubwo ntangira umwanzuro gutyo. Hanyuma uyagiye kwipimishiriza ku kihe kigo? Cya Kinyinya. Wagiye uzi kuri muzima? Wagiye wumva wenda ari ukugira ngo wagiye ugiye kwivuza ubundi? Wumva nta kibazo ufite mu mubiri, wumva wenda ari nk'amakamalarira cyangwa indi ndwara? Muri rusange umuntu muganga yagufasha ikizamini ugira ubwoba nawe ntacyo wikeka. Wakira ute igisubizo muganga akuzaniye, wumvisha umeze ute? Nyine baguha inama iranguruye kandi no kugukomeza muri weho ukabasha kubyihanganira bitewe n'ubuzima warakoze. Ntago bibasha kuba byagereye ngo biragukomeretsa, ariko nyine urabyihanganira nyine. Kubera bifite intego uriho yo kurera abana bawe, ntabwo ugomba gukomereka cyane. Urakomera muri wowe nyine ugatera intambwe imbere ntusubire inyuma. Niko gukomera muri ugasubiza intege mu bugingo. Umugabo waguteye Sida se wabashije kumumenya? Ntabwo wamumenya. Warahuye na benshi? Mu bana ufite hari n'umwe ubana n'ubwandu? None se Christine, ubu ngubu iyo utekereje ubuzima bwose wanyuzemo, ukuntu wabayeho iwanyu, ubu naho ugereye aha wenda warashatse wumva ko birangiye, nyuma biranga nabwo ukomeza kwangara kugera ubwo ubaye indaya, kugera ubwo bikuyemo n'indwara idakira, n'ubuzima bukomeye cyane. Nk'iyo wicaye wiyumva ute, wumva umerewe ute? Se ujya ugira ibyishimo, ujya useka mu buzima busanzwe, ujya wumva unezerewe? Uraseka kuko ntago buri muntu wese ntago wamwereka agahinda kawe. Ubwo muvuka muri 4? Twari 6, 2 barapfuye. Musigaye nako muri 4? Iwanyu nta wundi mubyeyi wenda nka mama wanyu ba hafi wese wajya gutakira ukamwegera akakugira inama, kuko ubuzima ubayemo burakomeye, si waba ufite agahinda n'indi ugatura? Natakira nde data n'uhari nawe ntiyishoboye, urumva ntiyishoboye. Ntabwo umuntu aza gufata umwanzuro wo gufata ubwo buzima ari uko atababaye. None se Christine, ubu ngubu ugize agahinda, ugize umubabaro wihebye cyane cyane niyo ndwara urwaye, utakira ndusanga n'indi ugohoza? Nsanga kuko hari ababyeyi babanye na mama kuva kera bagumisha kudutunga. Ubwo ibibazo ari birebire nyine wanje kubwira. Hangane, komera.
hanyuma ukimara kumenya ko urwaye ndwara Kristi wasanze nde wagannye kugira ngo basha gukomeze abashe kugukomeza iminsi igira imbere? Ababyeyi bamfashije ari benshi, ntabwo ari njye witunze. Bambaye hafi ari benshi, ari abo mu tugoroba tw'ababyeyi, ab'umugoroba w'ababyeyi, abo bose bambaye hafi uko bukeye n'uko bwije, kuko igihe nari ngezemo numvaga igihe ngezemo ari icyo kwipfira. Komera ihangane ko uriho, nicyo kintu cya mbere, sibyo? Kandi humura, muri iyi si buri wese afite umusaraba we gusa, Nyagasani nawe arahari ngo awuduture, sibyo? Komera ihangane. Hanyuma buriya iyo ugiye mu kazi muri uwo mwuga wawe ko wanduye bamuryamana n'abagabo bakemera, ubwo ntiwabanduza bigenda gute? Nyine muramubwira agakoresha puridanse, agakoresha nyine ako gakingirizo. Hanyuma ubwo ntabwo hari uwo mujya muryamanira aho ngaho? Ubwo nese Kristi kuma muryamanye ubizi ko wanduye ukaryamanira? Uba wabimubwiye ariko hari igihe umubwira akabyanga. Mujya muryamana n'abayirwaye se nabo mugahura, mujya muhura? Ubwo wenda nawe yabyanze, hari igihe wenda nawe afite icyo kibazo. Ko ari umuntu muzima ntabwo yabitinyuka. Ihangane rero, komera. Ubuzima ubayemo ntabwo bworoshye. Ubu ngubu abana nibo barera wenyine, ubu uri mu nzu nayo ugomba kwishyura, kandi byose bikuye muri ako kazi wangerekeyemo. Ihangane ni ukuri, kandi mu ijuru hari Imana cyane, bari kukumva nizeye ko bazagufasha. Ubu ngubu ni nk'ihe nama wagira abakobwa bumva ko kuryamana n'abagabo nta kintu babuze, ariko bakanga bagakora umwuga w'uburaya kugira ngo ibyiza by'ababyeyi babo babahaye babirengeho, ugasanga ni abana badashobotse n'ababa inshinga ibyo babona? Ni nk'ihe nama wabagira? Inama nagira nk'abana b'abakobwa, inama nagira nk'abana b'abakobwa bakiri iwabo, kandi hari abasimbuka ibyo bigo, hari n'abari mu rugo muri ubwo burushyi bwabo. Inama nabagira cyo ni uko nta muntu waza abashuka, kuko umuntu aza gushukisha mu tuntu tworoshye cyane ugasanga gukoreye ibyo ngibyo. Inama nabagira nk'abakobwa b'i Rwanda, bakwihagararaho kigabo, ntagire umuntu ubinjirira mu buzima. Iyindi nama nabagira, hano hanze hari ibishukano. Umugabo akaza akakubeshya nk'iyo telefone, warangiza muri wowe ukibura, ugatanga wese muri wewe. Inama rero nabagira, nanjye nk'umumama wahuye n'ubwo buzima, nabagira inama yo kutashukika, bakabaho birinze nk'isugi za kera z'abakobwa, bakava muri ubu buzima bavuga ko ari viziyo turimo, kuko viziyo turimo nayo niyo itujyana muri gihenomu. Iyo niyo nama nabagira, yo kubasha kwirinda gushukana, bakamenya nimba agiye ku ishuri, ajye ku ishuri, yige, yumvire mwarimu, ubundi ubuzima ejo hazaza azabona ubuzima bwiza n'urugo rwiza n'umugabo mwiza umukunzi. Nicyo niyo nama nabasha kuba nabagira. None se ubuzima bwose wabayemo bwawe, ubundi uretse wenda umwana, harya n'umwana wa mbere wamubyariye mu buraya, ugeze ubaho udakora umwuga w'uburaya? Ubwo buzima ntabwo nari mburimo. Shyiraho mikoro neza. Ubwo buzima ntabwo nari mburimo. Ubwo buzima nabugiyemo ari uko mbona isi nyikaragiyeho. Hanyuma ubu ngubu ugereranyije n'ubuzima ubayemo, ni nk'iri somo wakuye mu bwo wabayemo mbere? Urwara rwigeze uraruzi, ambwiye ko rumazemo imyaka 7, umwuga mubi urawubamo urawuzi, ndumva ibintu byiza n'ibi byose wabibayemo. Ni nk'iri somo wakuyemo ku buryo uramutse wongeye kuva mu buzima burimo utabusubiramo? Isomo navanyemo ni uko nabashije kuba nawujyamo ari ukugira ngo ndengere abana banjye batajya kwiba, ari ukugira ngo ejo abana banjye batazakora mu nkono y'umuntu.
isomo naba naravanyemo nahereza bagenzi banjye ni ukwiyubaha bakihesha agaciro byonyine. Gusa ibyo ngibyo bibahesha gukomera mu mitima yabo kuko nta cyiza nigeze mvanamo. Gusa ndashima Imana yuko umuryango wanjye turi kumwe nta kibazo bafite kuri bo. Icyo kintu nshimira Imana. Rero hari abanyarwanda benshi baba bagukurikiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, dusoza n'icyo wasaba abanyarwanda baradukurikiye? Ikintu nasaba abanyarwanda ni ukumenya ko hano hanze hari abantu bababaye cyane, bakaba n'uri hafi wakumviye inkuru yanjye akabasha kuba yagira impuhwe akamfasha muri ubu buzima, kuko ubuzima ndimo ntabwo bumbereye, nta nubwo numva mbushaka. Uzi kujya kuryamana n'umugabo amarira agatakara? Hangane ndabyumvamo. Aho kugira ngo abana barye. Ikintu nabasaba cyonyine gusa nuko bamfasha byonyine gusa ubuzima bwanjye, abana banjye bagakomeza amashuri. Nanjye nsenga Imana ngo Imana izampa imbaraga inyongerera iminsi yo kuba muri iyi myaka mfite, bari kwigera ijuru. Icyo kintu nsaba Imana byonyine gusa. Kristi hangane, komera, ukuri urababaye, gusa hari ibindi byiringiro ko wakongera ugaseka, sibyo? Imana irahari kuko dusenga Imana cyane, iratwumva. None se umuntu aguhaye amafaranga wenda icyo gishoro ngo ujye ku kazi witeze imbere, umwuga w'uburaya wawuvamo? Umva nihuse, ahubwo nihuse cyane, kuko n'abana banjye umukuru niyongera avuga atari kuma bose bazakwicira mu nzira. Ndavuga ngo mbona nta kintu nzaba, ndagaruka nta ribi. Hari ubwo ugenda ukaza nta mugabo n'umwe wabonye? Hari ubwo ugenda ukagaruka nta mugabo n'umwe uryamanye? Nyine hari ubwo ugenda ukagaruka gutyo nta mugabo wabonye. Ubwo ubundi ugenda nka saa ngahe ugiye mu kazi? Ngenda saa 5 z'ijoro, kagaruka nka saa ngahe? Saa 10. Ubundi ubwo ukorera ahagana he? Naho hose ubonye wese ubikora n'abakorera he? Ni ku muhanda. Ni ku muhanda, nk'ahantu ubuzi nk'agakaritsiye runaka, nyine bagira amahirwe. Nta buzima nyine ubu ngubu, nta buzima, ubuzima bwari ubwa mbere korona itaratangira. Wigeze ukoraho se ikindi kintu kitari ibyo ngibyo ukora? Ubwo buzima butaraza 2015 nakoraga mu muhanda nkorera Keya Magisi, kampani bitaga Keya Magisi 2015. Muri 2015 nigize ubwo buzima narabutangira, ariko ubwo urumva nyine nabukoraga nabwo nyine ari kujijisha nyine kugira ngo ubuzima bwe butari bwakagiye kigenda ari nyuma mu rugo, n'ubundi ngakora, ariko n'ubundi ntaga amafaranga y'ukwezi yagira gute yazatunga urugo. Kigenda abanaga n'abana ba mukuru wanjye, na data ari njye umureba, yarwara akaba ari njyewe. Gusa ikibabaje nuko yaje kumpinduka nyuma nkaza muri ubu buzima. Nyine ubwo buzima umuntu yabukoraga nyine akabukora nyine bucece, ariko nyine naho igihe kije kugerera nyine umuntu yaje gukuraho nyine nuko. Muri urwo ruganda akoragamo iki? Kari gukura mu muhanda. Hari mu muhanda w'ako karere. Waje kuhavuteza? Kampani yaje guhagarara. Urangije murataha? Ewana, wanyuze mu buzima bugoye kandi bubabaje, gusihangane. Biba ari birebire cyane. Ubu umuntu wese azi kuri indaya cyangwa ubikora rwihishwa? Oya, barabizi. Ariko ntabwo wagera muri karitsiye wimukiyemo ngo uhite wigaragaza icyo uri cyo. Ejo batangiye gukubitana n'abagore ngo abatwariye abagabo kandi atari byo. Nyine no kugenda nyine gutya muri iyi korona nyine ntabwo ugomba kugenda wirukanse cyane. Wirukanse cyane wakwisanga imageragere cyangwa kwa Kabuga. Urumva ngiye kwa Kabuga nta buzima bw'abana banjye.
harya ubwo ngubwo nta gihe ujya uryamana n'umugabo akakwambura akakwisubira akanagukubita ahubwo ayiwe abaguhoye iki se mana abaguhoye iki ndetse ibi bisuma ntibihohotera abantu ntibabaho baraduhohotera nyine tukakubitwa tukihangana nyine ugataha ukaza ukaryama ntihagire n'ubimenya none se ko hanze hari utuzi twinshi hari uko hasaba akazi ko mu muhanda kuko kwa muhanda n'ibyo yakoraga cyane cyane ko babaye hari no ko wajya mu irondo ku kimwuga w'uburaya utavamo ngo ujye gushaka akazi aho hose ujye wemera ukwe n'ibiraka byo kumesa ariko uhesha agaciro wihagarareho umwuga w'uburaya uwuvemo akazi nyine ibyo biraka umuntu abikoraga ku manywa ariko bakazi karabuze aho ugeze bakubwira ko amafaranga yabuze hanze ahangaha nzi ko iyo wegereye leta bino bya VUP bagushyiramo ukabasha kuba wakiteza imbere nariyandikishije ndanadepoza ku murenge basizemo abandi naradepoje ku murenge amafotokopi amarangamuntu byose ndetse n'amahugurwa tuyajyamo ariko bihindutse muri iriya mihanda ya Ruganda babishyire bashyizemo abandi ni ukuvuga ngo twebwe twadepoje ntabwo twigeze tubona bari batubwiye ko tuzajyamo dukorera 1,800 ku munsi tugataha saa sita ubumva ko ari 50 na bingahe n'umunani ku kwezi ako kazi ntabwo twigeze tubona hagiyemo abandi ntabwo uzire ko ubuzima buhinduka gusa wumva umuntu aguhaye nk'amafaranga wakora iki umuntu amaye nk'amafaranga nashaka nk'utuntu nakora twatuma abana banjye batera imbere bagakura ubwo bunyazi nanjye nkabureka nko gucuruza nkajya nko mu gasoko nk'ahariya nanjye nkatereka ako kameza aho ngaho ku gatanda nkagacururizaho nabwo nabuze ngo ngiye gusimbukana na polisi mbega nkagira ahantu sekirite naba mpagaze nabona utwo dufaranga tw'inzu ubundi ubuzima bwa nk'ubwo ejo nyine nzazateramo ubu ndi kwibaza ahantu ndi bupfumurire nta n'icyatanu ubu ni ubuzima nyine nyuma turasoje reka ngushimire umuntu yifuza kugufasha kubona kuri ihe nimero yambona kuri 078 9 6 6 00 iyo nimero wabasha kumboneraho yego kangushimire ko wemeye kuza ugatanga ubuhamya bwawe bubabaje kandi buteye agahinda ntabwo ari buri muntu wese wemera gutanga ubuhamya bwe ngo abohoke asabe umuntu ntacyamuhishe ndabigushimiye nanjye ndabashimye cyane kuba mubashije kumbatura nkaba mvuze ikiri ku mutima wanjye ko buriya kurira bimereye bimbyukije ibya kera nabona ubuzima bwose nahuyemo natekereza ko mama ari wari umfatiye runini numva binkoza ahantu ku mutima gusa humura nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima sibyo murakoze kandi reka mbashimiye mwese twabanye mukomeze mukande subscribe comment share kandi no kuri mureke dutume uyu mwana w'umukobwa njya agasura mu buzima nyabuzima ubuzima arimo buramubabaje mugakora ntago wishimiye gusa njyewe nawe tumufashije nzi ko hari icyo yageraho reka mbashimire mwese twabanye Imana ibahe umugisha